Hari abagore batanu ukwiye kwirinda mu buzima bwawe bwose, kabone n'ubwo waba waganjijwe n'amarangamutima, ariko nutagira ubwenge ngo ubitekerezeho, nudakurikira iki kiganiro ibi bintu ukazabigwamo, ndakubwiza ukuri uzabyicuza by'iteka ryose. Ibi kandi nkubwira ni ibyagaragajwe n'abapsikologe bo muri California b'abashakashatsi ku bijyanye n'imibanire y'abantu, aho bagaragaje ko hari ubwoko butanu bw'abagore buri mugabo wese akwiye kuba yatinya. Bwa mbere ni umugore ukundana n'abagabo benshi. Uwo mugore uzamwirinde cyane, kuko uwo mugore azagusaza, uzahora iteka ryose uri muri kompetisiyo, uzahora urwana n'umutima wawe, kubera yuko hari inshuro nyinshi cyane azaba ari kuvugana nabo, aganira nabo, anahana gahunda nabo, kandi nta kindi wakora, ahubwo wowe icyo usabwa icyo gihe ari ukujya muri kompetisiyo ugahangana, ukerekana ko abo bagabo hari icyo barusha. Kenshi rero nta nubwo ubazi, kubera ko iyo utanabazi ngo byibura urebe ko warwanya nabo, noneho wenda ugira icyo barusha, biragorana cyane, bikakurusha, bikakuvuna mu mutwe, bikagusaba imbaraga nyinshi. Niba ushaka rero kurama no kutarwara stroke na stress, uwo mugore uzamugendera kure. Umugore wa kabiri bagaragaje ukwiye kwirindwa cyane, ni umugore ugukunda kuko ufite aho ugeze. Mu bihe utari umeze neza, ukaba waramuterese waranamukunze by'ukuri, ariko wamwegera akaguca amazi, akagutera utwatsi, akakwereka rwose ko atagukeneye. Ariko wagira gutya, wagira aho ugera, wagira ubuzima bundi bwisumbuye ugeraho, wa muntu agatangira kugaruka, akakwikundishaho, akakwereka ko agukunda cyane. Abapsikologe baravuga ngo atansiyo, uyu mugore uzamwirinde cyane, kuko niwo kuzakubabaza, n'ubundi nugera mu bindi bibazo azakujugunya. Kandi burya umuntu mwakundanye ukiri mu bukene, ukiri mu bibazo, ugifite bikeya, n'iyo ugeze mu bibazo aragufasha, akagusunika. Ahangaha rero abapsikologe baravuze ngo uyu mugore ugukunda kubera ko hari aho ugeze, mwirinde hakiri kare, umugendere kure. Umugore wa gatatu bagaragaje ukwiye kwirinda, wowe mugabo nkurikiye ndetse n'usumva iki kiganiro cyose, ni umugore wangiza inzozi zawe. Uyu mugore barakubwira ngo muhungire kure, tuzagutoraguza amashashi. Uyu mugore iyo uzanye ibitekerezo byo kugira ngo witeze imbere cyangwa se mutere imbere, we ntabyo yitayeho, nta nubwo yitayeho ejo hazaza hawe, ahubwo we areba ejo hazaza he muri wowe, akareba ngo mbese ari kumwe nawe azagera kuki, nicyo aba areba, ariko ntabwo aba akeneye wowe ibyawe namba. Ni nayo mpamvu mwene uyu iyo umukunze cyangwa mugashakana, ufite inote y'igihumbi aba yifuza ko yabana 100, ukava ku gihumbi ukagera ku mafaranga 100. Kuba amafaranga yabo gusa n'imitungo yawe yasubira hasi, ntacyo bimutwaye, icyangombwa ni uko abaho neza. Bitandukanye cyane n'umugore ushyigikira inzozi zawe, aremera, akaba hari n'ibyo yakwigomwa byari bumushimishe we ubwe, ariko akavuga ati reka kino kintu ari kuvuga turebe ko twakigeraho. Uwo mugore rero udashaka gushyigikira inzozi zawe, abapsikologe baravuze ngo mwamaganire kure, ntutuma kwegera namba, uwo mugore umwirinde. Ntarajya ku mugore wa kane, wowe nkurikiye, ni kuri Rama Family, ni Louise nk'ibisanzwe. Nubona ibyo, niwumva ibyo tuvuga ari ibyo gushyigikirwa, byubaka, ukore like, ukore share, ukore comment, kandi nizere ko uwakoze subscribe. Reka rero tugere ku mugore wa kane wo kwirindwa. Bagaragaje ko ari umugore utakubaha, umugore utubaha umugabo. Wowe mugabo aho uri hose, nujya gukundana n'umuntu ukabona
ntashaka kukubaha, yewe muri mwenyine ndetse muri no mu bandi ukabona ntashaka kukubaha no kukubahisha, ahubwo ashaka gucika amazi, uwo mugore uzamwirinde cyane utaramushaka, uzamugendere kure kuko ntacyo yagufasha, ntacyo yakumarira, ni umugore wo kukwangiza gusa, nta kintu na kimwe avuze uretse kugutesha umutwe gusa. Uyu mugore iyo akubaha, niyo uri mu bandi ugasa n'ukora ikosa cyangwa se uwibeshya ukavuga ibintu bidahwitse, akenshi ashaka kugukuvura mu bandi, noneho akaza kukubwira ko ibyo wavuze cyangwa wakoze bitari bikwiye, ariko akabikubwira mwiherereye, ariko yanze gusebera mu bandi. Umugore rero hano, umukobwa, umugore utakubaha, utakubahisha, uwo nguwo uzamwirinde. Ariko abapsikologe aha bahasobanuyeho neza cyane, baravuze ngo ntabwo nanone bivuga ko uyu mugore azaba ndiyo bwana, niyo terime njye nkoresheje, cyangwa se ngo yisumete kuri wowe cyane umukandagire hejuru, oya, ntabwo ari byo bashatse kuvuga. Bashatse kuvuga ko ari umugore uzi agaciro ke, ariko akamenya n'agaciro k'umugabo. Umugore wa gatanu wo kwirindwa, aba bapsikologe, aba bashakashatsi bagaragaje, ni umugore utagukunda. Ibyo birumvikana rwose, umugore utagukunda, ubundi wowe waba umushaka neza. Aha ngaha bagaragaje ko abagabo benshi barahagwa kuri iki kintu cya nyuma, kubera ko mu mico itandukanye bigaragara iwacu kandi murabibona, bigaragara ko abenshi abagabo ari bo batereta abagore, nibo basaba abakobwa cyangwa abagore urukundo kurusha uko abagore ari bo basaba abagabo urukundo. Aha ngaha rero mbangira ngo nkubwire ko bigoye cyane, kuko akenshi buri mugabo wese mu nzozi ze asa n'ushaka n'uwifuza gushaka umugore akunda, ariko akirengagiza ko akwiye gushaka n'umugore umukunda. Uyu munsi ushobora gushakana nawe akakwemera kubera ibibazo arimo, kubera intambara arimo, kubera ibibazo bitandukanye, kubera ko hari inyungu agufiteho, ariko umunsi azaba yagize amahirwe za nyungu akazigeraho, uzabyicuza, kuko noneho ni igihe cye cyo gukunda urashaka. Birashoboka ko atazaguta kubera isezerano mwagiranye, ariko noneho azaba ageze mu gihe agomba kwihitiramo uwo akunda, kabone n'ubwo baba batabana mu rugo. Wowe nkurikiye rero, niba wumvise izi nama ukumva zigufasha, uzisangize n'abandi, ariko mu by'ukuri niba utarashaka cyangwa se uteganya gukunda, aba bagore batanu uzabirinde, bazajya kure yawe. Umunsi mwiza wankurikiye, ariko kandi nkwifuriza kutayoborwa cyane n'amarangamutima yawe, uramenya gutekereza icy'ingenzi. Rama Family.